bamuzanye urwo n'uruhande rwa kabiri urundi ruti muhave bati nimufate iki gitaramo cyitwa Mosengo giturutse mu ikipe ya Kiyovu ati kiranashorone nta kibazo gifite turamukubita make imyaka ibiri we bamaga miliyoni 14 umuhagarariye ni Baba Rahman batuyu rero ntagana nahenze cyane nk'abo ba Bedi mureke ariwe duhereza amasezerano noneho bose bagahita banganga urabona ngo twebwe ntitubyumva ngo abandi ntitubyumva umva rero uko byagenze ibyo Rwangura atangaje na Ibiri 100% nibyo Mosengo abonanye n'izo mpande zo muri Reyo barahuye 100% ari kumwe na Baba Rahman wabaye team manager wa Kiyovu barangije umva operation uko yagenze umutaramu bumvikanye miliyoni 14 ku myaka 2 baramwe ati turagwaza 7 izindi 7 tuzazigwa mu kwezi kwa 12 skore yaduhandi mafaranga bya deni zatuguriza byamaze kuvamo urimo nabyumva barumvikanye bamaze kumvikana uruhande rumwe ubwo singiye kuruvuga noneho mungiye gushyiramo akantu kibanga ruhamagara umujyanama warwo ruravuga atanu twicaye birasa naho Mosengo twamaze kumvikana tugiye kumusinyisha n'umukinnyi mubona mezute umujyanama ararira araryama rigaragura aravuga ati mukoza amakosa muzicuza ubuzima bwanyu bwose ati Mosengo agiye gusinya te mwafasha Bedi ati ko Bedi ashoje mwaretse ibyo bintu byo kwica umupira ati uyu Mosengo umusinzi Mosengo utajya ukora imyitozo kabira azabafasha iki bati birabarangiranye ibintu birapfuye umujyanama ntacyije aba president bababajije coach batari ko Rotifi uyu muntu yitwa Mosengo we nka coach umubonute Rotifi ati ngewe kuba yabanywa amabyeri ngiye managing abakiri ngiye nzamu managing niyo mubona zikandanda ni mu musinyisha rwa ruhande rwa muzanye ruti ntimwumva ati n'umutoza bati nimwumva ko umutoza mu kigiki bati mwabeshyaga ngo coach arashaka dimbumba ati niyemera Mosengo ati mwaretse tukamusinyisha babahamagaye team administrator Eric Irambona kandi nawe afite uruhande ariho Eric Irambona umwe mu bantu bari kuri rwa ruhande aramwe Eric uyu muntu akabura mu kumusinyishije akazasinda niwe team administrator niwe tuzabigaruraho Eric yaragiye akuzanira kontra isanzwe Rayon Sport isanzwe draftinga y'imyaka 2 igashyiramo n'imishari igashyiramo n'ibiki ubwenge yayikoresheje n'ubuhe Eric ageze yarabwa toke nge simfite ikibazo cyo kumusinyisha ariko ndabasaba ikintu kimwe uyu muntu ni mureke tumukubitamo amakroza muzirika tumubwiye ko nasiba imyitozo wenda nka 3 twemerewe kumukata imishahara n'urugero tumubwire ko nabura wenda kuri match yigize biri ayigera ngo ntiyahembwe ati tumubwire ko dushaka no kumwirukana ati dushyiremo clause zimuzirika ku buryo discipline tuyikanyage aha ati rero ibyo biransaba umwanya wo kwicara nkabitekereza nkabikorera ingingo zabyo nkabyandika nkazabizana noneho tukazabimusinyisha nyuma bahise bamufata mujyana kuri hoteli yo kwa Gihozo hano ku Gisimenti hiriya umugabo wo muri ni wacumbitse icyo gihe uko bayibere babivugaga na Rwangura byari byo icyo yakoze ahubwo yamuhaye icyo bita pre contract yamuhaye icyo bita imbanziriza amasezerano mwana zisesa abantu babyumve neza nta mafaranga bamuhaye ni nko kuvuga ngo twumvikanye ko nibikunda tuzaguha ibi ariko rero ushobora kwicara kavata amafaranga twayabuze bakamwe transfer iracyari mbisi igendere uyu mukinnyi rero no bari kuri hoteli amaze gufata icyo kurya n'icyo kunywa cya mu gitondo ategereje ko ya masezerano ya makroze bayadoda bakamuzanira urupapuro agasinya yarangiza gusinya akemezwa mu yandi magambo ku kigero nk'icya 80% ashobora kuba umukinnyi wariyo kuko hari pre contract hari na agreement y'amafaranga yabayeho ariko ako kantu ko kugura igihe ko kwizubaza ku ruhande rwa Eric n'abamushyigikiye n'uruhande bari kumwe nako kugira ngo barebe ko nk'ibintu bya Bedi byakwavansa bahita babitereka ku meza bavuga ati akose kwa Bedi twamubonye yatwemereye agabanyije amafaranga mwamurajya mu biki kuko mwakiri umuntu tukamureka kigendera tugafata bigira imana Bedi so nyuma yo kubona rero izo mpaka zihari bafashe umwanzuro mwiza cyane nakunze muri iri ati ntago ibintu twazabishobora turatangira kuryana tuzateza ibibazo mureke dufata abantu bacanzwe na president wa Rayon Sport
Tadeyo niwe wayishyuye bivuga ko Rayon Sport izayamusubiza umureyo ashobora guhita kuka umutima akavuga ati Rugaju niba 10 za mbere perezida ari uzidukopye aho ikipe iraza kuba wita Rayon Sport ifite ibice bibiri yavuze ko igiye gukora mu transfer hari inama yigeze kubera mu Kagera niba mubyibuka Rayon Sport icyo gihe yakoze famille 12 nka famille z'abayahudi buri famille ifite umwe mu bareo bakomeye bazwi gasanga hari famille yoboye na Muvunyi hari famille yoboye na Gacinya hari famille yoboye na President Tade hari famille yoboye n'undi munyamupira ukomeye muri Rayon bari abataramu nyine tuzo muri Murera banini izo famille abumvikanye ko zikwiye gukora icyo nakwita nka contribution kuko niza abantu bafite amafaranga wenda buri famille gashaka nka miliyoni 5 famille 12 zizahita zitanga miliyoni zingahe Kwizigira ayo ni minimum nukuvuga ngo ayo byibura make ya mwatanga na 5 ariko nuwagira 8 nuwagira 10 itsoke amafaranga ya kabiri Rayon Sport izakoresha baravuga yuko bazasaba score umwaka ushize amafaranga buriya iyi komite iriho ntago yari yafite ya score kuko basaje Jean Fidel yarayikopesheje ayakoresha arokirita abantu ba Senegalais n'abandi bakinnyi bari muri Rayon Sport twagiye tubona so icyabaye niki nabo barashaka gufata amezi 3 bakabwa score bati 2,70,000